Ndagushimiye mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, kongeye kutugirira ubuntu ukaturungikana ubutumwa ku ntama zawe, ku ishengero yawe, ku bwoko bwawe, abo wironkeye mu bise by'amaraso. None rero jewe mpinduka igikoresho cyawe, kandi mvugira iburyo, kandi mpanurira iburyo, kandi mu izina rya Yesu Kristo umva kumvira umurokoro umugabire Kanani. Ndagushimiye rero gutangura no gusoza, uba ari wowe uba uwa mbere ube n'uwa nyuma, ko kuri Arufa ukaba Omega, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ndakugumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti. Navuga ngo hano hari ubuhanuzi nzanye, ntabwo naherukaga guhanura, nabahaga ibigiye kuba, navuga iyerekwa, ariko ubu ni ubuhanuzi. Ntabwo ari iyerekwa, ni ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi bwihutirwa. Ni ukuvuga ngo umupaka wa Nemba, abahazi muri iki gihugu cy'u Burundi, Imana yampayemo misiyo. Umupaka wa Nemba, nabonye abasirikare benshi bahinjirira, bafise inkoho, benshi bambaye amayiniforume atandukanye. Mbona umupaka w'Akanyaru hari abasirikare bari kuhinjirira. Yendi bingiye kuvuga, ari message dutambutsa abantu bakanagambirira kutwica, nta kibazo turabivuga. Hombo hombo kambaya mbaya, cyambo cya mukongomani, hapfu wavutse, ndabivuga. Ubwo ikiri bube nyine kibe, mugabo aho kunigwa n'ijambo zanigwe n'uburi bwiye. Mupaka w'Akanyaru mbona hambukiye ingabo nyinshi zerekeje i Burundi. Uvira Gatumba nuko hambukiye ingabo nyinshi. Roha abahazi hambukiye ingabo nyinshi. Ikiyaya cya Ruzizi habaye intambara isibanira ikotaniro. Umupaka wa Gasenyi mu Kirundo hambukiye ingabo. Kandi izo ngabo nkubwiye, hari abantu bari mu gihugu mimbere, hano mu gihugu mimbere, bari kuri misiyo yo kugandagura cyangwa kwica. Bamaze y'iminsi bapanga ibyitwa ngo akarere. Sawuri ni ukuvuga ngo akimara gupfa, hari abantu bazinjirira kuri iyi mipaka, kandi no mu kirere bigenda uko. Ku butaka mubona binjira, mu kirere mubona binjira, no mu mazi mubona binjira. Ibyo nutabibona uzambwira uti Prophete Martin ntabwo uri umuhanuzi. Njya guhanurira Trump naramubwiye ngo ntanze iminsi 3 Donald Trump niba yikunda, abakurikira Imbabazi TV 3 mu nyomoze niba ntarabibabwiye, ntiyongere kurasa muri Iran. Ibyo bintu ndabivuga n'umutima wanjye wose. Mbibwira Donald Trump, ndamubwira ngo hagarika inzira z'ikigendwa, aranga. Harimo abavuga rero ngo se yumva ikinyarwanda. Ngwese ngo ubwo yari kukumva. Imana mvuga yivuga icyongereza. Uwo mpamya nta rurimi na rumwe atavuga, nta muntu n'umwe adasura, nta n'umuntu nabivuga muri uru rurimi, ariko Imana yashatse kubyumva urabyumva. Sinange muhanuzi gusa, mpamya ko hari n'abandi babimubwiye bakamubuza kujya mu gihugu cya Iran kurwanayo. Amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ndongera mbisubiramo, ubwa mbere yarateye ndabivuga, arabiheba arabireka. Ubwa kabiri ateye nabwo ndamubwira nti ushigaje kurasa ye 3, ubundi bikakubana amazi abira. Ubu niko byagenze. Ndababwira intarenga iyo magiye gufungurwa vuba byihuse. Ibyo bintu ndabibabwira, nabwo bantera amabuye ngo ese ngo uzamufungurira, kandi nanabahaye ibimenyetso. Nababwira ngo ntabwo azafungurwanwa mu gihiriri izambabazi za perezida. Nimumbwire ko atari ko byagenze. Hari imbabazi perezida agira z'abanyororo nk'igihumbi, amajana. No, narababwiye ngo azavamo atari ku mbabazi za perezida. Nimumbwire aho
nta hantu Evariste Ndayishimiye igeze avuga ngo ngiriye ikigongwe Bunyoni ngo atahe. Nimuhambwire, ntiyamurekuye se? Sinabisemereye se? Nimumbwire undi muhanuzi waba warabihanuye ko Bunyoni azataha. Uzampera inki niba ihari, uzayimpe imbogisi WhatsApp, nimero ndazishyiraho, umbwire uti ngiki kiganiro bibe Bigirimana, bibe Abeli, bibe Nikora Nyinuwo n'abandi bahanuzi munazi kundusha. Icyakora abantu bibera ku karago batajya bajya no ku mbuga ngurukanabumenyi, bo harimo ababizi, cyo nacyemera. Ariko hano kuri YouTube kuko ikintu umuntu yahanuye sinagihanura. Njye ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, kandi ikintu umuntu yeretswe ntabwo njye nacyereka, kuko nyine yacyeretswe. Ibyo rero narabibabwiye, ntagiye gutaha wenyine. Abantu bantera amabuye barabirwanya, mbivamo ndahora. Ariko atashye nabonye bambwira ngo koko wari wabihanuye. No kuvuga rero nibi ndi kukubwira. Turi mu kwezi kwa gatandatu. Uku kwezi kwa gatandatu navuzemo byinshi, n'ubu kandi tukivuga. Ubu n'ubuhanuzi ndi guhanura. Narababwiye ngo imipaka yose igiye gufungura, ariko hari ugiye gutambuka mbere y'uko imipaka ifungurwa. Ndababwira inti ubu tuvugana Sawuli agiye kwicwa. Abantu bavunira ibiti mu matwi ngo turi gushaka, ngo twaratumwe, ngo turatamikwa, ngo turahembwa, ngo bampa ngahe. Ndababwira inti jewe none niba bayampa, ubwo ni nabo bari barantumye 2013, 15, 16, 17, 18, 19, barantuma nyine aho mu magume nguma nzenguruka senga barantumye. Uno muntu rero ugutuma akagutuma ibintu bigasohora, nawe ntabwo yoroshye. Nihagira n'umupfumu mwambwira utuye umupfumu yari yabivuze, uwo mupfumu azaba adasanzwe. Rero ibi ndi kukubwira nibigira bishyike vuba cyane. Imipaka igiye gufungurwa, ariko imipaka hagiye kwinjirirwa ingabo, zigiye kwinjirira. Marembo yafungutse yazo, nabonye ingabo zishoreranye nyinshi n'inkoho zitandukanye, Kalachnikov n'izindi. Ntabwo zimbunda cyangwa inkoho amazina yazo menshi, ariko kurya abasirikare batonda imirongo batatse cyangwa bateye. Harimo imbere rero abo nababwiye bagezeyo bari kuzenguruka Sawuli ngo bamugandagure. Nibamara kumugandagura akavuyo gatangira, bari hanze babona uko binjira. Hari abantu baraririye, bamwe bakunda kwita ngo yaraririye igitego bakacyanga. Hari abantu bacungereye baraririye kugira ngo binjire. Ni nka ya firimbi iri buvuge bati Sawuli arapfuye, ukabona hariya hinjiriye umuntu, hariya hinjira umuntu, hano hinjiriye umuntu, ukajya uyoberwa n'igisirikare kije icyo ari cyo, ukayoberwa n'igisirikare kiri kurwana icyo ari cyo, ukayoberwa n'igisirikare cya hiritse Sawuli icyo ari cyo. Ariko kuriya Nebukadinezari yakuwe mu gihugu, agakugwa ku ngoma, na Sawuli niko bigenze. Na Sawuli niko bigenze. Kandi muri n'abahinga. Ubundi ko nta muntu ujya umbaza Sawuli, ko mvuga Sawuli mukamumenya. Yego vrema. Aha nyene abantu ukavugira mu migani abantu bakabimenya, wavugira mu migani abantu bakumva. Habura iki ngo nibi mvuga mu byumve. No kuvuga rero kubera ari surprise cyangwa surprise y'Imana, hagiye kubaho gutungurwa, hagiye kubaho ibintu nakita surprise, kuko igisirikare nakiboneye n'amaso yanjye y'intwempo, numva n'amabwiriza kiri guhabwa n'amatwi yanjye y'intwempo, mbibazaniye mu mubiri. Bahawe amabwiriza yo gufata igihugu. Hari abahawe amabwiriza yo kwica Sawuli, kumugandagura, mbivuge mu rurimi wumva. No kuvuga cya kiro cy'umuceri kigeze muri 10,010, umufuka w'amakara uri mu bihumbi hafi 40, saa hivi ibyo byose bigiye gukoroka.
hano izi minisiteri zose zaraguye. Abasirikare mudukurikira ku Mbabazi TV gatatu ntiwatinyuka kuvuga kuko ni ingorane, nibara waba ukweze ku buzima bwawe kandi no comment. Abapolisi mudukurikira Imbabazi TV gatatu no comment. Abarimyi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mudukurikira abajejwe iterambere ry'amabarabara n'inganda, amazi n'umuyagankuba mudukurikira. Ni kiye gisata abajejwe politike namwe murahari mutavuga mwumviriza na subscribe ntayo mwakoze ngo kwanga ko mwahura n'uruva gutashya bikahava byunyuka ku buzima bwawe ugatakaza kandi sadepa nta ngorane. Ariko mwese turetse kwirengagiza ukuri tuzi, nta gisata na kimwe shitani atakubise hasi, nta minisiteri n'imwe, nta mu minisitiri n'umwe muri abo ngabo mvuze, kuko izo minisiteri zose zirahagarariwe, udafite maka. Ari nk'Imana itanze uburenganzira yenda ikavuga ngo abantu bayoboye mu Burundi igatuma nk'umuntu, nta n'umwe yasiga, byaba ingorane gusa. Numvise bamwe bavuga ngo Abeli ngo agiye kuba perezida, abandi baravuga ngo Nikora ngo agiye kuba perezida. Aba bantu bose nta perezida urimo. Yenda mureta ngo ngwanyije abahanuzi, ngwanyije ngo intumwa, oya, ni abahanuzi ariko saba perezida. Ahubwo ibi ni igihugu cyamaze kononekara, kiratoseka. Noneho kugeza ubwo hari ukuntu ikigeragezo cyurira, kugeza ubwo n'umuntu wese akubona akagusuzugura, n'udakwiye kugusuzugura, n'udakwiye kukuvugisha, n'udakwiye kukuvuga, bisa n'ibyo. Uburundi bwarasuzuguritse kugeza ubwo natwigwaneho. Vuga iti igihugu cy'u Burundi twagifata umunsi umwe muri disikuru, kugeza ubwo mama 23 yitakikibona nk'igihugu, ahubwo ikibona nk'umutwe mugenzi wabo. N'abahanuzi kugeza ubwo bumva ngo bayobora igihugu. Umwe ati ngewe nzaba perezida wo gutwara Burundi, ninjye ugiye kuba perezida, ntagira ibyo sitara. Ariko nihagira uba perezida muri mwe, nzaza saba imbabazi kuri YouTube, ntabwo nakongera guhanura. Nanjye sinzigera mba perezida. Nta muntu ushobora kuba umuhanuzi ngo anabe perezida. Sinzi ko mwasomye Bibiliya. None urabona igihugu cy'u Burundi Imana izazana Nikora cyangwa Abeli cyangwa Marti utazi na bonjour, bundi byaba bivuyeho bigiye. Ariko murusuzugura Burundi koko. Mwe nimukabone shitani yasuzuguye igihugu ngo namwe mufate igihugu ngo mwumve ko n'Imana yagitaye yagisuzuguye. Ni shitani abatere mwitere. Igihugu cy'u Burundi kirasuzuguritse kugeza ubwo Marita agiye kuba perezida akayobora Burundi, agiye kuba minisitiri akayobora Burundi. Kiri kuri urwo rwego, we ni kubibona ni nakubyumva. Oya, ndi umuhanuzi. Abantu bose rero babyiyitirira bakabyitiza, bakumva hari ukuntu Imana ishaka kukugurira agahuzu gashyashya n'akarato gashya n'agafone gashya n'utundi dutandukanye, bugacya wumva nawe nyine uri perezida. Bibiliya iravuga ngo n'abamarayika iryo zina bararyitondera kurivuga. Ntabwo ari ugupfa kuvuga perezida mu kanwa kawe cyangwa mu kanwa kubonetse wese. Noneho hari Nikora we numvise avuga ngo ataragera mu Burundi ngo nta Murundi uzatabarwa. Umuntu Burundi butegereje ni umwami Yesu yaraje, baranamwakiriye. Wowe rero ahubwo ushobora no kwitera umwaku ntuzanahagere. Kandi abamukunda murantunga, ntabwo Abarundi bategereje Marite kugira ngo batabarwe cyangwa n'undi wari we wese, bategereje Mesiya. Ubu rero yaraje, yarabiyeretse. Undi muntu mu isi dutegereje ninde? Agize impanuka aho niba ari we dutegereje,
nimuvuge tujye kumuzana. Icyo ntabwo cyaba kigoye. Niba Nikora ari we waza Uburundi bukaronka amahoro, telefone z'abazifise ni benshi, nanone n'abazironka ni benshi, ni ukuri mureke tujye kumuzana. Icyo cyo cyaba cyoroshye. Niba ari Abeli ari ngaho i Kigali, undi ari Australia, bose ntawe ntahiga ngo mbone, nimumbwire twegeranye ibishoboka byose tubazane hama turonke. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta Dawidi uri muri abo, kandi abamuzi baramuza, bamumenye baramumenya, ariko rwose n'Abarundi uretse ko babyikiriza bakabyihorera, ariko bazi neza ko Abeli atari perezida, Marita atari perezida, ariko jye sinigeze nanabivuga, nishyizemo hatagira umuntu uvuga ngo namuvuze ngo jye sinivuga. We nanjye nishyizemo, sindi perezida, ariko nabo saba perezida. Ubwo ababimbajije benshi bambaza ngo nimbabwire ngo Nikora azaba perezida, ngo Abeli azaba perezida. Oya mujye buriya nubwo Pentekote amafaranga yaje kuvanga n'igihe cyabo bakagihindura ngo tayimizimani mu rusengero, yenda kizira kigahagarara hera, ariko nta mu Pentekoste ubwo umusi yaseze umwuka witwara nk'uko onye aba nta perezida urimo. Kanere kuvuga menshi kuko ndazi ko muhita mubibasharinga. Ubu ejo Nikora azanyandikira, Abeli azanyandikira ngo nabavuzeho. Ntabwo nabavuzeho, ariko ibyo navuze ni ukuri, nta perezida uri murimo. Icyakora inkunga yanyu, umusanzu wanyu mucunge, kuko iyo amasezerano agiye gusohora abantu baravangirwa ari benshi. Muzacunge n'ahantu hari akarago gashyushye, iyo hari amavuta menshi, akarago kameze neza, biza kurangira abantu bari bakayoboye bashwanye. Kandi niko bigenda n'intumwa n'abigishwa ngo bishyize hamwe barinyegeza barikingirana, ariko Yesu ashyiramo abanzi hagati yabo, umwe akata undi akata undi akataha, ivugabutumwa bararyambara. Kandi niko bigenda. None twirundanyirije hamwe ubutumwa bwatambuka gute? Rero ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe uri mu ibanga ni umugeni. Naho uza akivuga ngo ni nge Dawidi, nakwambiye. None ko ari wowe Dawidi, uri gukora iki? Tugufashe iki kuri Dawidi? Erega muhava mwiyimika, nuko neva nawe aba afise inkota mu ntoki. Nakwambiye agiye biratwengeje. Rero abantu bari ku mipaka, misiyo nahawe cyangwa se ubuhanuzi nahawe, mu basengere cyane. Abantu baturiye imipaka nabo gusengerwa, baturiye Bujumbura mu basengera, baturiye Gitega mu basengere, kuko igiturumbuka ni igiturumbuka. Yesu azaza nk'umusuma, n'ibi bije nk'umujura, n'ibi bibaye bibi cyane kandi bije bitunguranye. Kandi abantu kwitegura ni uku, wasenze yariteguye, utarasenze ubwo ntiyiteguye. Niyo mpamvu nabwira umuntu wese uduteze ugutwi ngo musenge cyane, kubera ko mugeze mu gihe cyo kugira ngo isezerano risohore. Iyo isezerano rigiye gusohora rero, ibitari isezerano induru ziravuga. Buno Hagayi agiye gutandukana na Isaka, Yakobo agatandukana na Esawu, Yerusalemu yo mu isi ikamenyekana na Yerusalemu yo mu ijuru ikamenyekana, Bayali na Dagoni bagahigura. Mpamya ko abantu ari cyo gihe cyiza bakabaye bafata Mwuka Wera mu minwe, kugira ngo Yesu naza azasange muri hange mukanuye mumeze neza, ibintu ari amahoro. Rero navuga ngo jewe ndumuhanuye ibi bintu. Imipaka igiye gufungurwa n'ababanje kwinjira.
hari abantu bari mu gihugu bagiye kubanza gukoreshwa, kandi ibyo bagiye gukoreshwa ni abari gukuburira no gukuriraho no gushakira inzira no guharurira Dawidi. Abo rero ni ingabo zidatsindwa, ni ingabo zitaneshwa, ni ingabo zidasubizwa inyuma, ni ingabo ziteye ubwoba. Izi ngabo uzajya zibona wese azajya yinyegeza cyangwa azoza ibirenge cyangwa zikarabya ibirenge. Nicyo kigiye kubaho. Gitandara cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo, umujinya w'Imana none ubu nkwihishemo, umujinya w'Imana, amazina amaraso yo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora kudukura kw'ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kucungura, sifise icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira, uwo wapfiriyeho niwo njya niringira. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Amina, haleluya. Bibiliya iravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera cyangwa mwemu yera nabamanukira. Umukristo mwiza n'ufite isaha areberaho aho Yesu ageze, areberaho ubugingo bwe ko bimeze. Umukristo mwiza aba afite ingengabihe cyangwa indangabihe, ahari akahise cyangwa se igihe cyahise arakimenya, n'igihe agiyemo akakimenya, n'igihe arimo akakimenya. Inzagihe n'imitagihe n'igihe akamenya muri we kubishyira mu rutonde nyine. Ni ukuvuga umukristo mwiza abaho mu buzima azirikana aho Imana yamukuye, kandi abaho mu buzima azirikana aho Imana imujyanye, kandi mu buzima nanone akamenya aho ageze. Kuko hari umuntu baza ngo ugeze, ngo ngeze mu Kamenge, yenda yigereye mu Kanyosha, hari igihe aba abyirengagije cyangwa atanaza aho ageze. Hari uba ari kugenda akabaza mugenzi we ngo harya hano tugeze ngo ni hehe, ngo ubu turi hehe. Noneho no mu buryo bw'umwuka turi mu rugendo rujya mu ijuru, turi mu rugendo rujya i Kanani mu masezerano. Abantu bareba neza batarwaye amaso bazi neza aho Kanani igeze, bazi neza Yerusalemu aho igeze, igwa mu minwe y'ibiganza byabo.
ariko noneho abatari mu mwuka, abatabyitaho, abatareba, ako ni abari, nta makuru babifiteho, ntibazi iyo biva, ntibazi n'iyo bijya. Ariko umukristo mwiza iyo aririmbye izi ndirimbo zo muri kantike, hari abakristo bankurikira bakunda kuziririmba bakanazindungikira, Imana ibaha umugisha, baziririmba bari gutega amatwi, banyunyuza, bibasosera, babaza ngo mbe mwami ni ryari igihe uzagarukira. Baririmba bavuga ngo ese aho tuvuye ninde wahadukuye. Duhereje data icyubahiro, ibyo yakoze n'ibyo azakora n'ibyo agikora, nashimwe. Ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyo agikora n'ibyo azakora, nashimwe. Ni ukuvuga ngo urugendo rw'umukristo ntabwo ruba mu mwiza, ntiruba mu mwijima. Urugendo rw'umukristo areba muri Bibiliya, akarebeshamo amaso y'ijuru, yarambura igitabo cy'indirimbo akumvisha amatwi y'ijuru. Umukristo ibirenge bye bizirikana ubukristo n'amaboko ye akubahiriza ubukristo. Noneho rero diferanse, umukristo agira itandukaniro, ntabwo turi injya byose narabibabariye, nubwo atari byo subiyemo. Umukristo ararobanura, umukristo aranena, umukristo arakunda, aranka. Umukristo ntabwo ari byose, niyo mpamvu Daniel yavuze ngo ntabwo tucyubamira. Niyo mpamvu Hamani yavuze ngo ntabwo tucyubamira. Hamani, Moridekayi, ntabwo tucyubamira. Ariko birangira Hamani ari bumanitswe ku biti. Ni ukuvuga Imana yacu tugendana nayo nk'abavandimwe, nk'abana bayo. Yesu yageze mu ijoro adusabira, ari gusenga, yavuganye na data, aravuga ngo ndabagusigiye uko wabanaga nanjye bari kubana nabo, kandi uko nagusabaga ukanyumva nabo bari kubumva. Iryo jambo ejo nzarisoma, ndakeka riri muri Matayo. Ejo nzarisoma, muzarimbaza, ejo nzarisoma. Yisashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo urugendo rw'umukristo, intambwe z'umukristo, ubuzima n'imibereho by'umukristo ni Kristo. Umukristo wese abaho ku bwa Kristo, kandi Kristo ariho nawe ku bw'abakristo. Ikintu kidutandukanya n'Imana ni ibyaha, ni Shetani. None niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nimvuga uko, shatse kukubwira ko niba nta gihe uzi cyaho ugeze, cyaho uvuye, cyaho uri kujya, niba ibirenge byawe bitumviriza aho biri gukandagira, bikaba nta rukuruzi, bitari kumva nyine, amaboko yawe akaba atari kumva, yarahwereye, uruhanga rwe rukaba nta mavuta, nibakujyane mu bitaro by'amasengesho, urarembye. Kuko ibyo mvuga biri kure kubi no kubyumva. Kugira ngo umenye Dawidi ahageze, Dawidi ibyo agiye gukora, ibyo Imana izamukoresha, Dawidi. Ibyo mwe mubyumva nabi mwe. Kandi Imana yegeranyije ubwo butunzi bw'itiro ngo ibuhinduremo umwambaro ukomeye uhabwa Abaheburayo n'Abaheburayokazi. Ni ukuvuga rero ntabwo twebwe tugira indi Mana ni imwe, n'ijuru ni rimwe, n'isi ni imwe. Umwanzi wacu ni ukuzimu kutugwanya, ariko Yesu yaragutsinze ku kuzimu. Niba rero wiyemera, reka mbivuga uko, ukaba uri injyamunyu, uri umusore w'intarumikwa, Imana Data wa twese ikwiyereke, ikwitamururire, kuko Bibiliya ngo nihagira uwirata, yirate ko yamenye Imana. Niba nta kintu uzi, biragoye. Ariko mwese mbifurije kumenya aho tuvuye, n'aho tugeze, n'aho turi kwerekeza.
mu muntu akaba avuga ati ndi naka ngeze aha ngiye aha mvuye aha.